Muri icyo gihe Yesu ajya hakurya y'inyanja ya Galileya ariyo Tiberiya, abantu benshi baramukurikira bitewe n'uko babonaga ibimenyetso yerekanaga akiza abarwayi. Nuko Yesu aterera umusozi agera mu mpinga aricara ari kumwe n'abigishwa be. Ubwo Pasika umunsi w'Abayahudi yari yegereje. Yesu arambura amaso abona cya kivunge cy'abantu kije kimugana. Niko kubaza Filipo ati turafura hehe imigati yo kugaburira bariya bantu? Ibyo yabimubwiye amwinja ko yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati ntiwagura imigati y'amadenari 200 umuntu ntiyabonaho n'akanzinya. Umwe mu bigishwa be witwaga Andereya mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari agahungu gafite imigati 5 y'ingano za bushoki n'amafi 2, ariko se byamarira icyo abantu bangana kuko? Yesu ati nimubicaze. Aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko baricara abagabo bari nk'ibihumbi 5. Maze Yesu afata imigati arashimira ayigaburira bari bicaye aho, abaha n'ifi uko babishakaga. Bamaze guhaga Yesu abwira abigishwa be ati nimurundarunda ibimanyu bisigaye ntihagire ibipfa ubusa. Babishyira hamwe maze buzuza inkangara 12 z'ibimanyu kuri ya migati 5 y'ingano za bushoki yashirajwe n'abari bari. Abo bantu babonye ikimenyetso Yesu amaze gukora baravuga bati koko n'ukuri uyu ni wa muhanuzi ugomba kuza mu isi. Yesu rero amenya ko bagiye kuza kumujyana ku mbaraga bakamwimika, arongera ahungira ku musozi ari wenyine. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Naragasingizwa Kristo. Niyo mpamvu natwe ubwacu ubwo dushengereye Yesu Kristo umugati w'ubuzima, dusabwa natwe kwigiramo ubwo bwitange mu duce dufite tumuhaye. Adukoreraho ibitangaza byinshi, maze benshi bari bafite ibibazo bigakemuka, abari bafite agahinda bakinjira mu byishimo, abari bigunze bakumva ko nabo ubwabo atari intabwa. Nguko uko baskets remain. For us here, Jesus is walking with us.
perform a miracle, present to Him the few that we have, so that He may multiply for us to live from here, make us present to Him the few and go back in many that He has given to us. dusabe. Nyagasani Mana yacu turakwinginze utugaragariza impuhwe zawe tugaragiye kandi wacu Yesu Kristo biyemeje kubana natwe umwe mu buryo rero ende twigunze abana ntagusikana Like